iyo dutsinze ikigeragezo Satani we ntasinzira, arababara kandi akagambira kugira ngo yongere gusubize aho ugomba kuba waruri. Ariko ndagira ngo mbabwire ko Satani we atajya atsindwa, buri munsi ahora atsindwa. Narongeye nkora accident indi curo ya kabiri. Bwiri ubwo buhamya ntabwo bwa burakiriye aho, burangiriye aho. Narongeye nkora indi accident ya gatatu. Ubabara ntabwo bihoraho, ubupfubyi ntabwo buzashira. Mumeze mute bakunzi ba channel yacu Devote Official? Nkuko musanzwe mubizi, duhura kenshi tuganira ku bijyanye n'umurimo w'Imana, indirimbo z'Imana n'ibindi biganiro bitandukanye kandi biganisha ku byiza. Ni muri urwego uyu munsi noneho rero tubafitiye umushyitsi, tubafitiye umutumirwa, araza kutwibwira kandi ni umutumirwa mwiza ubafitiye byinshi byiza kandi byubaka umubiri ndetse n'ubugingo. Karibu rero mushyitsi wacu, watwibwira ukanatubwira ibintu byose watuzaniye abakunzi ba Devote Official, ukababwira icyo waje ubazaniye uyu munsi. Ni karibu. Nakoze cyane, nshimye Imana ko uyu mwanya mbonetse kandi namwe mukaba mwarantumiye. Imana ibahe umugisha. Amazina nitwa Kabagema Egide. Mu buzima busanzwe ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa kandi mfite n'ubuhamya bwinshi. Mfite ubuhamya iby'Imana yagiye inkorera byinshi. Rero niyo mpamvu uyu munsi nifuje kubisangiza inshuti zacu. Murakoze. Murakoze cyane. Tutizimbye mu magambo rero ndumva nabaha umwanya tugatangira kubwira abadukurikiye ibyo mwabateganirije. Murakoze. Murakoze cyane Devote. Mfite ubuhamya kugira ngo bufashe umuntu wese ubwumva. Ndahera ku n'ubuhamya bundi, ngira ubuhamya bigira ibyiciro bitatu, ariko uyu munsi ndatanga ubuhamya bujyanye n'iby'Imana yankoreye. 2019 nakoze accident, ngira ngo niho ngiye guhera. Na 2019 nagize impanuka ikomeye, ariyo ngiye guheraho kugira ngo tubabwire ibitangaza Imana igikora. Hari itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2019, nari mu kazi bisanzwe. Igihe ndabyibuka ko hagiye gucaho umuyobozi wacu, hanyuma rero turimo dutegura inzira kugira ngo habeho umwiherero. Nuko nka saa 4 za kumanywa ndi mu kazi nkora accident mbi cyane. Yari accident Satani yashakaga ubuzima bwanjye kubutwara cyangwa se n'umubiri, ariko Imana yarahabaye. Rero ntarakomeza, nagira mbabwire nsubire inyuma gato kugira ngo iyo accident ijya kuba. Imana yari yabitubwiye nk'umuryango, jewe na madamu, nababwiye yuko iyo umuntu asenga hari ibintu byinshi Imana ijya iduhishurira. Sibye muri iyi minsi abantu barimo babivanga, ariko twagiye tubona imbaraga z'Imana, twagiye tubona uburyo Imana ikora, kandi Imana ikoze iranavuga kugira ngo bibi bihamya. Hari nijoro habanziriza iminsi 3 kugira ngo nkore accident,
nari ndyamye nka saa 10 saa 9 z'ijoro ndota inzozi ndimo nganira na nyakubahwa perezida wa repubulika. Ibyo twaganiraga ntabwo mbyibuka, ariko ziko twaganiraga. Hanyuma ngiye kubona mbona afashe ingingo zanjye, fata ukuboko kugira ngo ndajya kubaha ifoto wenda muyereke abadukurikiye ukuntu nari meze. Afata ukuboko kumwe agukuramo ingingo, mbona avanyemo ingingo zanjye acometsemo izindi ze. Mbona afashe ukundi acomekamo izindi. Mbona afashe amaguru acometsemo andi yose. Ni ukuvuga ngo amaguru nari mfite yose nabonye yacomokoramo. Ujya ubona kiriya kintu cy'igipupe, ukuntu biriya abana bakinisha, ukuntu ugira utya ugasanga bagikuyemo, niko nabonaga ingingo zanjye zabaye. Hanyuma acomokora urugingo acomekamo urundi, ndakanguka. Ubundi njya ngerageza iyo ndose ngerageza gusenga kugira ngo sobanukirwe, ariko ntago nigize mishurirwa. Hanyuma hashize rero iminsi 3 ngiye kubona mbona nyine impanuka irabaye. Rero reka nkomeze. Twaragiye ndi muri ako kazi saa 4 zigeze nibwo nakoze accident nko mu minota nka 30. Nuko ntago jewe nzi ibyo nzi nibyo, nahise ntubwenge njya muri koma, cyangwa se ubwenge buragenda. Namenye ubwenge rero hashize iminsi 8 n'icyumweru n'umunsi umwe. Nibwo nagiye kwibona mbona ndi kwa muganga. Hanyuma ariko sinamenye ngo ese ni ibiki byabaye. Ikintu cyabaye nkikanguka cyangwa nkimenya ubwenge, nakangutse numva madame ari kuri telefone aravuga ngo umugabo wanjye, ibintu namenye avuga umugabo wanjye yakoze accident, turi mu bitaro. Urebye n'umuntu yamuhamagaraga amubaza uko bimeze. Ndangije ndabwira rero ushobora kuba narakoze accident, ariko nyine nta makuru narinzi. Hanyuma ako kanya dogita ahita yinjira. Dogita arinjira azampamagara, hari izina mpamagaragamo, azampamagara ndambura amaso. Nibwo bwa mbere nari ndambuye amaso mbonye nyine yuko ntazi uko ibintu bimeze. Arambwira ngo yego. Arambaza ati se uranzi? Rero iyo umuntu yakoze accident cyangwa se usa nk'uvuye muri koma, hari akantu kabamo ko kwirarira. Wenda batagira ngo nataye umutwe, atagira ngo ndi umuntu mbehe utamenye ubwenge, wihagararaho ugafata amakuru ubonye ako kanya. Arangije arambwira ati se, ati wamenye? Ndamubwira nti ntakumenye, uri dogita, kuko namurebaga n'imyenda nyine. Uri dogita? Ndambwira okay. Arambwira ati hano uri nihe? Ahamubwira aho narindi nyine Kanombe. Ndabwira nti turi Kanombe. None wakoze iki? Numva bwari uburyo bwa test kugira ngo amenye ko ndi tayari neza. Wakoze iki? Ndabwira nakoze accident. Wakoze accident. Okay. Arambwira ati rero amaguru, amaboko byose byari bihambiriye kubera ko byari byarashwanyaguritse. Uvuga ngo aya maboko n'amaguru byose byaracikaguritse. Arambwira ati none gira kurya amano, gira nyamano. Yarebaga ko tashobora kuba ntarwaye paralize. Hagati nta kibazo. Umudamu baraje ndamubaza nti se hano maze igihe kingana iki? Mu by'ukuri je numvaga maze nk'umunsi umwe cyangwa se nka minota nk'itanu wenda ibyo bintu bibaye. Arambwira ati umaze iminsi 8.
si ukukubesa. Narumiwe, nahise numva nibajije ikintu, ese muri iyi minsi 8 narindi. Ariko nyuma urebye ngira ngo ntago njya mbisobanukirwa. Ndabyibuka hari abantu bajya bambaza ese ngo uri muri koma cyangwa se utazi ubwenge, ngo ibintu wumva ni biki. Ntabyo, ahubwo nyuma bishoboka ko nko mu minsi ngira ngo nkanguke, nabonaga abantu banganiriza babiri, bari bambaye imyenda ya bleu ciel, bakambwira bati hindukira urebe. Nkareba ko mu nzozi ubureba, hindukira urebe, nkareba. Bambwira ati bari abantu urabazi? Nkabona koko yambwira ngo uriya muntu uramuzi, nkabona ndamuzi. Akambwira ati bari ureba, yanyeretse hari abantu nabonaga umugore n'umugabo barwana batongana. Nkamubaza, arambaza ati bari bababonye kandi nababona ko, nkabona ndabazi. Ati ndabazi ariko nyine ni mu nzozi, ntago nari mbazi, ariko nabonaga nkabana ndabazi. Urabazi? Ndabazi. Ati reba, nkahita ndeba rero. Hanyuma bakarwana bagatongana, abana bagahunga. Nyuma akambaza ati wamenye icyo bazira se? Ntacyo nzi. Akambwira ati bariya rero ni abantu babeshywe mu gihe bagiye gusenga, bahura n'abatekamutwe. Ntabwo se batekamutwe gute? Umva sinabyumvaga neza ukuntu bahura n'abatekamutwe. Bati mu nzu y'Imana harimo abatekamutwe. Ati harimo abantu baza biyisha abahanuzi, noneho bakagambana. Yambwiye ngo izina ryitwa bakomisiyoneri. Ambwira ati mu nzu y'Imana habamo bakomisiyoneri. Bakomisiyoneri gute? Umuntu yabisobanuriraga, babaga bambaye bleu ciel n'abarebaga imbere yanjye. Gute se? Ambwira ati rero impamvu mubwira ko ari abakomisiyoneri, ati mukanya urabibona. Nyine nibwo yanyerekaga abo bantu barimo barwana. Agiye kunsobanura rero, arambwira ati bariya abantu bajya mu nzu y'Imana bakagambanirwa. Aturiya muntu yabwiwe yuko umugabo Imana yamumuhaye. Ngo abasenga murabizi ko habaho kumva ngo nasengeye umugabo cyangwa umugore, Imana iramumpa. Ibyo bintu ngira ngo bireze, kandi mu by'ukuri bibamo n'ubuyobe bwinshi, kuko nta gihamya kigaragaza ko umuntu yawe n'Imana. Hanyuma ndangije ndamubwira nti rero, arambwira ati nuko byabaye. Uriya yamuhaye amafaranga ngo amuhanurire, kuko yararikiye umukobwa amushaka, ashaka uburyo aca kuri uwo mukomisiyoneri, aramuhuza, amubwire yuko Imana yagize ite ari we mugabo we. Noneho kubera ko umukobwa wenda yaje yisengera ashaka umugabo, hanyuma umuhanuzi agahaguruka akamuhanurira, akamubwira ngo umugabo wawe azaba yambaye wenda ishati y'umweru n'ipantaro y'umutuku. Ati kandi azaza saa 8 za kumanywa, uwo ni uwawe. Akagenda akabwira wa muntu, akamubwira ati nabimubwiye uzagenda wambaye ya myenda yawe, uzahagere kandi saa 8. Azahita yemera kubera ko namubwiye ko ari ibimenyetso. Ati rero iyo bamaze kubana, kubera ko Imana itabigiyemo kandi itabishyigikiye, niyo mpamvu urugo rwabo rufite akavuyo. Ibyo nibyo mbabwira mbere yo gukanguka. Uwo muntu yamaye ubwo busobanuro, ubwo nari nkomeje nyine. Hanyuma muri iyo minsi rero nibwo nakangutse, nkanguka nyine mbona ndaho. Sinzi niba hari icyo wambaza, wenda ntarakomeza. Twumve iby'umwuka abwira amatorero. Hanyuma ndakanguka. Maze gukanguka, nibaza ibyabaye. Baza madamu, ndamubaza nti se hano mamaze igihe kingana iki? Arambwira ati wamaze igihe iminsi 8. Ndagira ngo mbabwire, iminsi 8 nta na kimwe uba wumva, nta bubabare, ndaki. Hanyuma jewe rero ntangira kumva ko bidakwiye ko nari kugaruka. Kumva kubera iki ngarutse,
meze ntya ngiye kuba akajuriti ku buryo ngomba kujya mu igare. Mbwira Imana yireka nkitahira. Ndagira ngo mbwire abantu hari bwo tutekerereza Imana, ariko Imana ifite gahunda ku muntu. Hari igihe bikubaho kwiganyira kumva ko iyo ubundi Imana ndeka nkapfa, ariko ntabwo ari byo. Imana ifite gahunda. Ubwo numva ndababaye, ntangira kwibaza cyatumye ingaruka. Narebaga amaguru, nkareba amaboko, nkareba ibintu byose, iri ryinyo ryari ryaracitse, nkareba nta hantu mfite kweri. Bwira Imana, kuki Imana, kuki wemeye nkagaruka, kuki ndeka nkapfa? Ariko Imana yari ifite gahunda kuri jyewe. Hanyuma hashize iminsi 3 ubwo mbabwiye hahise hazamo umubabaro mwinshi, kubabara amaguru, amaboko, umutwe, hano hose. Ububabare nagize ni ububabare bukomeye umuntu adashobora gusobanura. Ndabyibuka hari igihe maze kumenya ubwenge nyine mbabara, nabwiraga Imana ngo Mana umbabarire hatagira umuntu wongera gukora accident, kuko accident ibabaza kurusha ibindi byose. Ko numvaga mbabarira n'umuntu wese ntazi. Muri iyo minsi haza rero, ndagira mbabwire buri Imana ifite inzira nyinshi, cishamo ku Mana bwayo pe. Nari maze kumva nk'umuntu w'umurakare, kumva barazaga bakansengera, urumva nafashije abantu mu gusenga, nigishaga abantu nkabahumuriza, ariko mu by'ukuri nari maze gucika intege, kumva ko ese kuki Imana yandetse nkabanya wayi, kuki bamwe ari bazima, kuki yumva ko kugendesha amaguru yanjye bitari bikwiye. Ndacyari muto, icyo gihe nari muto koko, nkeneye gukorera urugo, nkeneye gukorera igihugu, nkeneye gukorera n'umuryango. Kumva rero ariko Imana yari ifite icyo igomba gukora. Shoje noneho ntangira kumva, ntangiye kwiganyira cyane no kurakarira Imana. Buriya urakarira Imana rero, Imana buriya hari abantu bayihinda ukuntu Imana ngo irakaye. Oya, Imana ni umubyeyi. Nk'uko umwana wawe umukubita wamurakariye, ariko utamukubitira kumwica. Buriya njya mbwira abantu, hari igihe ukubita umwana akabona ko urimo umurenganya cyangwa umubabaza, ariko Imana ikubita ibizaha, ikubita kandi ntupfe kandi ntubabare, kuko iba ifite urukundo, ikunze umuntu. Nk'uko umubyeyi akunda umwana atamwica cyangwa umukubita mubabaze, niko Imana nayo ibikora. Ngiye kubona mbona haje umuntu w'umukozi w'Imana yakoraga kwa muganga, we yajyaga aza buri munsi akansengera. Kiwe ndi muri ntazi ubwenge, ni muri koma cyangwa narataye ubwenge, wenda reka mbyite ntyo. Hanyuma akansengera nyiza akigendera. Uwo munsi rero araza asanga nyine nakangutse, natangiye kumenya ubwenge, aranyibwira ati namaze kumenya ko uri umukozi w'Imana, hari runaka arakumbwiye, ambwira ngo nzagenza ati narenje rero nazaga nkagusengera nkagenda, atari ko Imana ishimwe. Ariko ubwo yasanze mu bibazo byo kurakarira Imana, kumva nta kintu ushaka wambwira cy'Imana. Muri make ubugwe nari mbufite. Hanyuma aranganiriza nyine nk'umuntu usanzwe nazisengera, ndabyumva ndekiriza. Ariko bene data nabaga ngaramye ku buryo ntanyeganyega. Hari igihe umuntu abeshya ubwonko buriya burabeshyega. Hari igihe wagaramaga ukibwira ko nahindukiza hano nkahita nsinzira, kubera ko ubwonko bwambwiye ngo wahindukije urubavu. Arabimbwira, arangije ndamubwira okay nta kibazo, ariko asengera isengesho ryiza. Arasenga, naho iyo sengesho niryo rigiye kunzura muri ka gahinda nari mfite Satani yankingiranyemo,
agiye gufungura kubera iryo sengesho, ko nta muntu ari kumbwiriza ubutumwa ngo mbwumve, ariko iryo sengesho ryarafashe. Yarasenze ngo Mana ngo ndabyibuka neza, ntabwo yasenze menshi, araze ngo Mana turagushimye ko yewe abaye muzima kandi wabigizemo uruhare kugira ngo azuke, kuko hari abantu benshi bamaze gupfa, bashyinguwe bazize agisida nk'iyo yazize, kandi wakomeje kwitwa Imana, kandi ubuzima burakomeza bukaba ubuzima, ariko tugushimiye ko umutugaruriye. Ndavuga nti Imana we, nibuka koko kuba napfa ntacyo bibwiye Imana, kuba umuryango niwo bababara, ariko ku Mana irakomeza ikagira ubumana bwayo, imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo. Ndavuga ngo Mana ndagukunze, ntangira nari ngaramye, none ntangiye kugira agahinda k'amarira, ndarira amarira cuncumuka n'ikiniga cyinshi, ntanya kubwira Imana ngo Mana mbabarira ibyaha byanjye byose ndakoze, naba kwiganyira byabayeho, Mana mbabarire, mbonye ubumana bwawe. Arangije arigendera, ntamenye igitangaza cyakoretse, ahita yigendera. Hanyuma rero mu gitondo abarwaza, nabita abarwaza babiri, umwana yafashaga ari umudiyakoni, aho nayoboraga ku rusengero, yambereye umunyamugisha, nawe Imana imuha umugisha cyane, njya musengera. Baramfataga kunyegura rero bigatuma mvuga nabi, ubundi mu buzima bwanjye simvuga nabi, noneho bakanyibazaho, uyu muntu ni amaraso bamuteye ko avuga nabi atarasanzwe avuga nabi. Noneho ntangira kwikasoringa, ndavuga nti aba bantu bari hano ku bwanjye, reka noneho mbereke ko ibyo bakora ari byiza. Ubwo muri make ariko nari maze gukira, ndabyibuka baranyeguye, ntangira noneho mbateraho urwenya, ndababwira babona ndasetse, nsetse nicyo gitangaza cya mbere cyabaye, bahita babona barishimye, babona umucyo wabamurikiye, ndabasekeye mbatera urwenya. Ubundi mu buzima bwanjye nkunda kwiterera urwenya, noneho baranyegurana ati mureke ndebe abantu barwaranye nanjye, barabanyereka, ntangira kubabwira neza, ndagira ngo nihute, narakize. Imana yaravuze, yatubwiye ko tutazatinda mu bitaro. Hari imvugo y'Imana ikomeye, kubwira umuntu wavunaguritse amaguru n'amaboko ubona nta byiringiro, ukamubwira ngo ntabwo ari butinde mu bitaro, ni ugushinyagura. Ariko nkubwije ukuri, nahagurutse, nakoze agisida kuri 7 z'ukwa gatatu, nta kuri 7 z'ukwa kane, namaze ukwezi neza ndimo nta kwa kwezi, nta mu rugo, ndarwara amezi agera muri 6-7, ndakira, njya ku igare. Ni ikintu gikomeye, bantwara ku kagare, bantwaye ku kagare, urumva nta mbago nari gufata kubera ko imbago ifite ikibazo. Imana nabwo irambwira ko igare ntazaritindamo. Igare narigiyemo amezi 3 yonyine bitadahaguruka. Imana ikoreye igitangaza, amezi angahe ndahaguruka, ngendera ku mbago ndayita, ngenda n'amaguru, ndakira, ndagenda mvuga Yesu. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire ko iyo dutsinze ikigeragezo, Satani we ntasinzira, arababara kandi akagambira kugira ngo yongere gusubize aho ugomba kuba wari uri. Ariko ndagira ngo mbabwire ko Satani we atajya atsindwa, buri munsi ahora atsindwa. Narongeye nkora agisida indi nshuro ya kabiri, nari maze imyaka 4, narakize, subira ku kinyabiziga, subira mu kazi ko bisanzwe. Hanyuma ikinyabiziga nari maze nikigenzeho, maze gukira nk'amezi 6, ndongera nkora agisida ya kabiri. Agisida ya kabiri, ukuboko noneho sinagonzwe n'imodoka, nagonzwe na moto.
moto irangonga mu buryo ntazi uku kuguru aka kaguru mureba karacika karongera noneho kagacikamo hagati mu ivi inshuro ya kabiri. I Kanombe baravuga ngo aka kaguru kubera ko nibatashyiramo ibyo byuma bindi kubera ko kabazwe inshuro ya kabiri gashobora gucika, ko abaganga bavugaga, ariko hakirimo ubuntu bw'uko bashyiramo akandi kuma. Ariko icyo cyuma bambwiraga cyari gihenze, cyari gihagaze cyonyine gusa, nta shorese yari bwishingizi, ntabwo cyari 100%. Kamwe kari gahagaze 600 yari 1 na 200, ubwo tudashyizemo kubaga n'ibiki. Ndagira rero mbabwire ngeze ahantu Imana ikora, niba hari umuntu ucika intege ukumva karabaye, izere ko Imana ishoboye byose. Imana irashoboye, ntucike intege. Njye narayibonye, naragiye dogita ambwira yuko ibyo bintu ariko bimeze, ngomba kubagwa kandi kongera kubagwa. Narabazwe inshuro ya mbere nkabagwa, noneho amaguru n'amaboko bagashyiramo ibyuma, kongera kumbaga mu ivi, byari ikibazo. Ariko nagira mbabwire ko Imana yabyanze kugira ngo yongere kugaragaza ubutsinzi bwa kabiri. Habaye iki? hari nka saa 4, umuntu aba yabyumvishije ajya kunsengera. Imana nayo imuha umugisha cyane aransengera. Imana iramubwira ngo ntabwo azabagwa, nta na kimwe kizamubaho, azaba muzima, ukuguru kwe kuzongera kuye kuzima. Kandi ubwo nari nahawe rendezvous, bari bambaye icyumweru cyo kugenda bazambage, noneho bashyire mu bitaro bambage. Araza arabimbwira, buriya hari ikintu mvugo y'Imana irakomeye. Arabimbwira ngo rega, nzi neza ko Imana yambwiye ko batazakubaga. Ndangije namubwira ariko wari uzi ko mfite rendezvous ku wa kabiri ko bazambaga? Atoya, Imana niko yambwiye. Rero twebwe buriya nk'abantu nyine dushyira mu gaciro, kavuga uti n'amarangamutima, ni ukubabara ko wabazwe, wenda nashaka kuguhumuriza. Oya, ntabwo ariko byagenze. Igitangaza cyabaye gikomeye. Ku wa kabiri muganga yarambwiye ngo arwaye grippe, ngo ntago yabonana nanjye, ngo yantera grippe kandi azambaga. Nawe ni Imana Imana irimo irashaka gusunika kugira ngo cyagiye kizagere nta kibazo. Aransubika. Ku wa kabiri hageze arambwira tuzaza. Ndaza, ariko arambwira ngo mbere yo kongera kwemeza ko tuzakubaga, reka twongere tugucishe mu cyuma turebe. Ariko sinibukaga ko by'Imana yambwiye, byose nanabyibukaga, numvaga afite gahunda yo kubagwa. Nta kibazo, acishije mu cyuma, ikintu gitangaje. Ariko hari ikintu dogita yarambwiye ngo wenda sinzi ko asenga, ntago mbizi, ariko ibyo ari byose ukuntu yambwiye ari mu mwuka w'Imana. Arambwiye ngo erega nta wamenya, hari icyo Uwiteka yaba yarakoze. Sinzi impamvu yabikoze, yabivuze, yashaka kubihuza na rya jambo na bya bindi Imana yavuze. Arangije tujya mu cyuma, kuko murabizi ikoranabuhanga ryaraje, uva mu cyuma babimwoherereje ukajyayo ahita bibona. Arambwira ngo igira hino nkwereke. Tari machine, ndasunika nyine kagare, aranyereka. Arambwira ngo aha n'ubwa mbere, urabona ko ivi ryari ryatandukanye, ariko hano n'ubwa kabiri, urabona ko hasigaye gato cyane kugira ngo ivi iterane igufwa. None rero jewe nuko yavuze, avuga mu izina ntari buvuge kubera impamvu. Jewe runaka nka dogiteri fasha icyemezo cyuko ntagomba kukubaga. Icyakoze iki
cyakoze ikira cya mbere n'aka gasigaye kizagakora. Imana ibikoze ibitangaza ityo, ndataha ndama imiti ndakira, ndongera nsubira ku mbago, ndongera ndakira, ndongera nsubira mu kazi. Aha, ndagira ngo rero mbabwire, ubwo buhamya ntabwo burakiriye aho, burangiriye aho. Narongeye nkora indi accident ya gatatu. Ya gatatu, urumva niba nkoze accident inshuro ebyiri kuri moto, abantu baravuze bati rero wapi, turagira ngo imoto cyangwa ikinyabiziga urimo kireke. Nta yagukize, ariko ikintu gitangaje, ikinyabiziga nakoze accident maze imyaka 8 nkora icyo kinyabiziga. Urumva nkora accident muri iyo myaka ingahe nibwo nakoze accident. Kumva umuntu amaze iyo myaka 8 9 agendera ku kinyabiziga, nyine batamba ati ni ikihe kibazo gihari. Ariko anoneho abantu batangira kuza amajwi menshi. Urumva niba akoze accident bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, hazamo amajwi menshi. Amajwi menshi rero nayahe, namwe bati ibyo bintu barabikohereza. Dufite abaganga, hari umuntu nk'imiti wamara ko nk'imiti ugakira vayo. Iyo utabaye maso muri uru rugendo abakuyobya ba benshi. Hari uwo bita mu Kristo ngo yakomeje urugendo, ariko ngo ageze ahantu ngo ahura ahura n'abantu bambaye nk'abavuga butumwa ngo bamuyobye inzira. Amubwira ati oya siyo, yo ni irazenguruka, reka tukwereke inzira nziza. Koko kubera ko abantu barimo bamubwira ibyo bintu ngo akata muri iyo nzira, nyuma ngo usanga yayitaye. Niko no muri urugendo bimeze, urahanyanyaza ukagenda mu nzira, ariko hari abantu baza kuvuga toya iyo nzira siyo, kata. Ngira rero bambwiye bati rero ikintu twebwe tugomba kugukorera, tugenda mfite umuganga yavuye runaka bakaguha n'ingero. Iyo utabaye maso ugendera bwo. Noneho arangije nkora accident ya gatatu. Ya accident yo nayikoze ntari ku kinyabiziga. Urumva ikinyabiziga nari maze kukireka, niho n'abayobozi banjye baranyoroheye, baranzanye ngomba gukorera ahantu mba. Urumva nabyo ni umugisha. Hanyuma rero ndimwo nitahira, hari saa 1 saa 2 z'ijoro, ahantu nagombaga kujya njya mu rugo hari akantu gasa nkaho kari umwijima, muritse n'itara, telefone irazima. Telefone yazimiye, ubundi izimira kuri rimwe, yazimiye ku 10. Igice kikubwira ko ari umugambi wa Satani. Muritse irazima, izimye mbona aka kantu kakijiji, ntangira kukibazaho. Na imvura yari maze kugwamo gake nkuko ndavuga na okay, hari ukwezi kwamurikaga guke, nawe ndaba mvuye muri ako kijima, mbonye ngeze ahantu hari itara habona. Aho hantu rero niho Satani yarakariye arantega. Nagiye kumva numva nageze hasi, kwa kuguru kakandi n'uri kakaguru kakandi bari bagiye kubaga karongera karaturika. Ngira ndagwa, singuye se, hari ikinyabiziga nari ndiho, nayikuye ndimo ngenda ntaha. Bitaka ndagwa, kurashwanyuka, igufwa rirongera riraturika. Hanyuma rero murumva aho hantu ntago kwihangana byoroshye, gutekereza ngo noneho abantu baravuga iki. Hari igihe kigera no ukava ku Mana ukajya ku bantu, noneho abantu baravuga iki. Inshuro 3 ndabwira abantu ngo nakoze accident. Icyari gisigaye nabwiye Imana ngo Mana, ni wowe uzi ibi bintu, ntago mbizi, ni wowe ubizi. Wabikuraho, ushaka wabikuraho ushoboye. Navuye aho njya kwa muganga, asubirayo. Urumva abaganga baranzi, tuhagarutse kandi ndagarutse, basanga igufwa ryagize, banshyiraho isima, barambwira bati nibidafatana tuzakubaga. Ariko kwizera Imana niko kwambere. Navuze ngo ntago iwankijije mbere
uzankiza n'ubwa gatatu. Igisima kivuyeho basanga imvura yarateranye, ndongera ndagenda. Rero ndi muzima, ndashima Imana. Ndabwira abantu ngo ntacyo nzaba kuko Imana ifiteho umugambi. Ibyahaguruka byaba byinshi, intambara zaba nyinshi, ariko Imana iyo iguhagazeho nta muntu ushobora kugutsinda. Ikindi, hari abantu ubona iyo bibaye ugasanga abantu batangiye kwitana ba mwana ni runaka, kandi unamubeshyera, wenda ari Imana ishaka kukwigisha no kugira ngo iguhe ubuhamya bw'ejo hazaza. Turi bazima, ndasubiye mu kazi, ndakomeye, nta hantu ndwaye. Imana yarankijije kuko Imana yakoze ibitangaza. Wenda banyita pasiteri, ariko ntago nabiherewe inshingano, ni titire y'abantu. Ndi umuvugabutumwa, abo bita mwarimu. Mu baporoso nibo babita mwarimu, aba pantikoti adeperi nibo babita ba mwarimu. Ngende muri iyo titire, ariko abantu nyine dukorana, abantu nayoboye no ku ishuri nahoze nyobora ya groupe y'abanyeshuri, no yitwa pasitoro. Ariko rero n'ubundi ndiwe, kubera ko iyo umuntu ashumbye abantu cyangwa intama aba ari umupasitoro. Wibeshye. Turabashimiye rero abadukurikiye hano kuri channel ya Devote Official. Turashima Imana ko yaduhaye uwo tuganira uyu munsi, akatuganiriza neza. Hari benshi basubijwe intege mu bugingo, hari benshi bumva bakomeye nyuma yo kumva ubu buhamya, hari benshi bari batentebutse bongeye kumva bakomeye. Rwose turagushima Imana iguha umugisha, wakoze kubana natwe kuri channel yacu. Namwe twabashimira tukabasengera. Birashoboka ko hari umuntu muri mwe wakumva ko yaramaze gucika intege, kumva ko Imana imwanga. Ngira ngo mbwira abantu, kugeragezwa ntago ari uko umuntu akora icyaha, yakoze icyaha. Kugeragezwa ntago ari uko Imana yanga umuntu, oya. Nibyo biryo by'umukristo, kandi iyo umuntu atageragezwe ntago aba ari mu nzira. Yobu ngo yumvishe incamugongo amubwira ngo abana barapfuye, habanje inka n'intama n'abagaragu n'abana n'ibintu bimushiraho. Noneho ngo cyari ikintu cyagaragazaga ko Satani yamureze, amubwira ngo impamvu agukiranukira mwami nyagasani nuko wamuhaye ubukire. Ariko Imana itanga ubuhamya, iravuga toya, ntabwo ari uko namuhaye ubukire, ahubwo ndamuzi neza mu mutima yuko ari inyangamugayo. Noneho ati ngaho mukureho kuri ibyo bintu rero katakuvaho. Arangije Imana koko iramubwira iti cyo nemeye bikoreho, ariko ubugingo bwe. Imana ishobora kwihorera, ariko ubugingo bwe buba burinzwe. Ntago Satani yabugeraho ntibibaho. Ariko ibintu bya ukuguru kwacika, amaboko yagira, ntago rero wabwirwa ariko Imana igakomeza kwitwa Imana, kandi icyubahiro kigakomera. Ntago inyigisho z'iyi minsi zibwira abantu ibyiza gusa, ariyo mpamvu wajya uzajya mu Burayi, ugiye muri Amerika. Ariko iyo uganiriye n'Abanyamerika bariyo, usanga baragowe nabo, usanga nta byiza bihari. Usanga ni isi yose aho iri ni isi irasa, ariko ugasanga abantu bishimiye kwibaza Amerika niyo bugingo buhoraho. Oya, rero ntago kwakira agakiza ari ugukizwa. Hari inyigisho njya numva ngo umukozi w'Imana ngo yadafite imodoka, ngo yadafite, oya, ibyo ntaho bihuriye. Barebe Yesu ni icyitegererezo. Yesu hari imodoka yatunze, yagendaga n'amaguru mu butayu. Ngira ngo indogobe yayigiyeho umunsi umwe ajya gusohoza ibyahanuwe, ajya i Yerusalemu. Igihe yagendaga mu gihe cya mashami, nibwo yagiye ku ndogobe. Oya,
bagiraga uburyo babanaga n'intumwa, bakabona uburyo babaho, ariko ntago rero nibyo twarimo tuvuga, abantu be kwitiranya ibintu. Kwakira agakiza, gukizwa ntago bibuza umuntu kuba mu kigeragezo, ahubwo bigukomeza mu nzira wahuye nayo cyangwa ibibazo, bigatuma ukomera, ntube nka wa muntu witotombera Imana. Abakristo rero baba icyitegererezo cy'abatari abakirisitu. Hari umuntu kare twaze tuganira, aho twari turi, yahoze ambwira umuntu ati, umuntu yarahagurutse arabwiriza, yari umusore, mbona ukuntu ameze, mbona ahantu yaturutse, nanjye ndahaguruka ndatura, ndakizwa. Rero gukizwa ni icyitegererezo cy'abakubona. Ntabwo gukizwa ari ugukira, ni ukuba icyo Imana ishaka. Rero ndumva nasoza mbashimira, dusenga Imana. Yego, Mana yacu turagushimye, tugushimiye ko kuri Imana nziza yumva gusenga. Uyu mwanya twaganiriye tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze, kandi wakoze ibitangaza byinshi. Dusengeye n'abatwumva kugira ngo nabo ubiteho, ubabere Imana. Byose tubisabye mu izina rya Yesu, amen.